Yo, what's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi bwa filime mwene data series. Uzisi, abanyarwanda bati burya ko kabagabo bararya imbwa zikishura, urucira mukaso rugatwara nyoko, kandi ngo iminsi y'igisambi ihora ari 40. Muri filime yacu mwene data series, bya birura byari byarigize intama kuri Sam ngo ni Morgan na Nicky, babagambanye bari bafite umupango wo kugambanira Sam bakamwica, yamara gupfa bagasigarana imitungo ye ari bo Morgan na Nicky. Ibi byose umugambanyi umwe ari we Nicky akomeje kugenda abiryozwa, ibi byose umugambanyi umwe ari we Nicky akomeje kugenda aryozwa impamvu yarashaka kwica umuntu bita Sam. Guys, umuntu bita Morgan yamuzanye muri aka gakino, none ku munota wa nyuma birangiye Morgan akamutayemo. Uyu Morgan akomeje kugenda agaragaza ko Nicky ari we wenyine wari ufite umupango wo kwica Sam. Abantu bakomeje kugenda bibaza nimba n'ibya Morgan biri buze kuba byamenyekana, uyu Sam akabasha kuba yamenya ukuri, akabasha kuba yamenya ko Nicky yari afatanyije n'umuntu bita Morgan. Ariko ibi byose nibyo tugiye kuba twabasobanurira, nibyo mugiye kuba mwamenya. Gusa umuntu bita Nicky we isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi. Umuntu bita Nyambo yamaze gukora akazi gakomeye cyane, nyuma yuko yari akomeje kugenda aneka umuntu bita Nicky, akamucunga hagiye hose, akamufata amafoto n'amavideo ari kumwe na wa musore Morgan yari haye ikiraka cyo kugonga Sam. Umuntu bita Sam we akomeje kugenda akoresha uko ashoboye kugira ngo yihorere kuri uyu mugambanyi ngo ni Nicky wari ufite umupango wo kumwica, akomeze kugenda aryozwa ibyo yakoze. Ngira ngo mwambonye umujinya n'uburakari Sam yari afite igihe yabonaga ko abantu bari kumuhiga bashaka kumwica, igihe bajya kumugonga karokoka, igihe bamutega uburozi mu cyayi nabwo akarokoka. Uyu Sam yarokotse kenshi. Rero uyu Sam yavuze ko nta mpuwe ari buze kuba yashiriramo umuntu bita Nicky. Uko biri kose Nicky agomba kwirengera ingaruka z'ibyo yakoze. Guys, amatsiko abantu bafite ni ukumenya ngo ese ibya Morgan ibyo biraza kurangira bite ko n'umuntu bita Morgan afite ubwoba, nubwo akomeje kugenda yitwara mu gakino neza, nubwo akomeje kugenda afata Nicky akamugusha mu mutego, akagaragaza ko ari we muntu wari ufite umupango wo kwica Sam wenyine. Ariko nk'uko twagiye tubona ko umuntu bita Morgan ari we watangije uru rugamba, none tayari arutsinze yigaramiye. Umuntu bita Nicky niwe ubashije kuba yabigenderamo. Ikintu kibashije kuba cyasembura umuntu bita Sam nuko abashije kuba yamenya neza ko Nicky asanzwe ari umugome n'umugambanyi, ari wafashe imiti ya mama Nyambo akayijugunya. Ari nabyo byatumye Nyambo afata icyemezo cyo guhita ashira ibya Nicky byose hanze akabyereka Sam. Sam akabasha kuba yamenya ko abantu bashaka kuba bamwica ari abantu bo muri kampani ye, ari abo yita inshuti ze z'akadasohoka, ari uwo yita fiance we Nicky. Ese guys, nk'abakunzi ba filime mwene data series, murifuza ko n'ibya Morgan byamenyekana bose bakajyanirana hamwe, umuntu bita Sam akabasha kuba yamenya ko abantu bari bafite umupango wo kumwicara abantu babiri ari Morgan na Nicky? Cyangwa murabona ibi byose bihagije kugira ngo Nicky abiryozwe wenyine? Guys, filime ikomeje kuba fire, abantu bakomeje kugenda bishimira uburyo iyi ninja ngo ni Nicky, uyu mugambanyi, iki kirura cyari cyarigize intama kibashije kuba cyafatwa kigatahurwa, ibyacu byose bikagaragara, kikaba kigiye kuryozwa ibyo cyakoze. Nk'uko mwamaze kubibona, umuntu bita Nicky yamaze gutabwa muri yombi, naho Nyambo we akomeje kugenda aserebura ko yageze ku ntsinzi idasanzwe yo kwikiza uyu mwanzi ngo ni Nicky. Ngira ngo mwarabibonye ko Nicky yari yarihaye intego yo kuzakora igishoboka cyose kugira ngo ababaze Nyambo. Mwarabibonye ko ari ibintu byamubabaje igihe Nyambo yamenyaga ko Sam ari musaza we mu buryo buri official, igihe Sam yamenyaga ko uyu Nyambo ari mushiki we bafitanye isano y'amaraso, agahitamo kumuha gift y'imodoka. Mwarabibonye ko ari ibintu byababaje Nicky cyane.
guhera uwo munsi agatangira kugambanira Nyambo, none ku munota wanyuma akaba yaratangiye kugenda agambanira mama Nyambo, akaba ari byo bimukozeho, akaba ari byo byasembuye Nyambo bigatuma yihutira gushira ukuri kose hanze. Guys, uyu Nick akomeje kugenda avuga ko n'ubundi nta kintu asigaje ari kuramira, ko n'ibya Morgan byose araza kubishira hanze ntahanwe wenyine, ariko ikiza gihari nuko nta bimenyetso bigaragaza ko umupangu bari barimo kugambanira Sam yarawufatanyije n'umuntu bita Morgan. Ko biri kose Morgan uyu mukino yawinjiyemo azi n'uburyo azawusohokamo, naho umuntu bita Nick we yapfuye kugendera mu kigare, none ku munota wa nyuma birangiye bimukozeho, bigeze hahandi bavuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara, kandi ngo iminsi y'igisambi ihora ari 40. Umuntu bita Nick igihe yari yarahereye ari kugambanira Sam birangiye yafashwe. Uyu Nick akomeje kugenda atanga isomo rikomeye cyane, akomeje kugenda twereka kuko byagenda kose nta mahoro y'umunyabyaha, ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi igihe kigera ukuri kukigaragaza. Ese guys, abantu bakomeje kugenda babona ko iki ari cyo igihe cyari kigeze kugira ngo Nyambo byose abishire hanze, umuntu bita Sam amenye ukuri ni bande. Gusa nubwo umuntu bita Morgan we ibye bitamenyekana, nubundi nawe yamaze kwikangamo, yamaze kubona isomo, ntago ashobora kongera gukora ikosa ryo kugambanira bofure we Sam, kuko yamaze kubona ibiri kuba ku nshuti ye Nick. Guys, uyu Nick yinjiye mu gakina atazi, none tayari ibiri kumubaho mukomeje kugenda mubibona mwese. Uyu Morgan yari yarabiteguye ku rwego ruri hejuru, aho yafashe icyemezo cyo gufata Nick akamutuma kuri wa musore yari yahaye ikiraka cyo kugonga Sam kugira ngo ari we babafatana ari babiri. Ibi byose rero umuntu bita Morgan yabikoze mu rwego rwo kubyikuraho. Mwabibonye ko akomeje kugenda avuga ko we nta kibazo afitanye n'umuntu bita Sam, ko biri kose twari twarabibabwiye kare ko uyu Nick ari we muntu uzabihomberamo akabura byose nk'ingati imennye. Uyu Nick yari yarigize ikirura, yigaragaza nk'umukunzi wa Sam, nk'inshuti ya Sam yakadasohoka, kigaragaza nk'umukozi wa Sam wifuza kuzamurwa mu yindi ntera, ariko ibyo byose birangiye bigaragaye ko ari ikirura cyari cyarigize inama kuri Sam kigamije kumugirira nabi. Gusa ibi birura byari bibiri, yari Morgan na Nick, none Nick we yamaze kuba yafatwa, ibyo byose byamaze kujya hanze. Dusigaje kureba niba uyu Morgan nawe ibye biraza kujya hanze. Ari no mpamvu tubasaba gukora subscribe. Abantu mutarakora subscribe, murebe munsi y'iyi video muraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe, kandi aho mufungura akazogera ka mbere kuri all notification. Ni mu bisoza mukandi like, abantu mwese muri kumva iki kiganiro mukandi like nakuga kumwe k'ikiganza karebye hejuru, ubundi mukomeze kugenda muduha komanteri zanyu, ibitekerezo byanyu muri comment, abandi mushiramo udusitika tw'imitima twinshi cyane. Dukomeze kugenda tureba iherezo rya Nick, dukomeze kugenda turebe uburyo akebo kagiye wamugarura, icyo wabibye ari cyo usarura, uburyo Nick akomeje kugenda asarura ubugome n'ubugambanyi yakoreye Sam. Guys, abanyarwanda baravuze ngo abo dusera amasaka nibo badusera amabuye, abo mwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Nyuma yuko Sam yakoze buri kimwe cyose ngo afashe Nick amwereke urukundo, ariko ibyo ntabwo byatumye umuntu bita Nick atinjira mu mupango wo kumugambanira. Uyu Nick akomeje kugenda atanga isomo ry'ubuzima, akomeje kugenda atanga isomo rya ruhago, abantu bakomeje kugenda bamwigiraho ibintu byinshi kandi bitandukanye, nk'uko yifuzaga kugirira Nyambo nabi, none ahubwo akaba ari bubigendeyemo. Akomeje kugenda agaragaza wa mugani bavuga ngo urucira mukaso rugatwara nyuko. Filime Mwene Data series rero ikomeje kuba bato, ikomeje kuba uburyohe, abantu bakomeje kugenda bashimishwa nuko uyu Sam birangiye amenye ukuri, atakibanye n'uyu mugore w'umugambanyi ngo ni Nick. Abantu bari barabisabye nyuma yo kubona ko urukundo rwa Nick na Sam rushushe,
kandi nyamara uyu Samu ari kwirahuriraho umuriro atabizi. Nike amubesha urukundo rudahari, ahubwo ari ukugira ngo amukureho imitungo ye ubundi yigendere. Guys, ibi rero ibi byose bibashije kuba byagaragara. Uko biri kose ukuri kuratinda ariko ntiguhera. Ibyanika ibirangiye bigiye ku karubanda, none isi itangiye kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi. Atangiye kugenda aryozwa ibyo yakoze gake gake, atangiye gusanga umuntu bita